wakarabye nakarabye ko mundeba ndabaha so you need some food bantu bacu rero barongeye ujisho ubwo tugiye kuri share kuri buri wese ntabwo gusharinga kuko yenze ibyo ndikora sharinga sibyo mwiriwe mwaramutse nizere ko mumeze neza bitewe n'aho muherereye n'abatameze neza nyagasani Yesu akomeza aborohereze. Uyu munsi rero mukunze kumbona ndi njyenyine ariko uyu munsi noneho mbazaniye umuntu wanyu mukunda cyane kandi mwishimira. Ego Tantine Mama Kapi. Mama Kapi ndi hano wakoze cyane kuntumira. Uno munsi ndiko ndaraba ibintu. Umva ngira ndabagashe. Agashya kagarutse guys. Mbere na mbere ariko tutari twajya muri bya biganiro byacu by'abatatine munyemere tubanze tubashimire. Shimiye wowe wakoze subscribe kuri Life Care, kuri Kapi Create, wowe ukora wandika comment, turagushimiye n'umwanya uba watanze ni igitekerezo cyawe kandi biradufasha. Mwarabibonye ko tugerageza gusubiza buri muntu wese bitewe n'icyo yabajije n'icyo yifuza twakurikizaho. Turagerageza mu mwanya muto yatuba dufite. Ubwo rero nukuri tutabatindiye munyemerere nabazaniye umutantine wanyu. Ngiye kumwigisha noneho umva muri kureba ibintu bituri imbere. Kare wari unyigisha ingene ngo tugije kunanuka. Abantu barya ibi bintu bitwa ngo nibyo wanje. Guys nagize isoni zo kubivuga. Abisiriyamu abadivaho muri mwihangane. Ariko hari igihe waba uturanye n'umuntu ugakunda w'inshuti yawe ushobora kumwohereza akigiraho. Nagaki kutabivuga. Akabenz. Mukita ngo iki waje? Muyita ngo iki? Inyama y'ingurube. Indyoshya birayi. Guys, uyu munsi tugiye guteka tugiye kwerekana ukuntu wakitegurira inyama z'ingurube. Nanereka tantine wanyu kugira ngo hahandi kwa Kapi Create azabereke ko isomo ryafashe. Nzogenda kubereka. Ubwo rero ngewe mu bintu nakoresheje na inyama y'ingurube ntabwo nitse kubabwira aho nayiguriye ku batuye. Haba harimo abaturanyi twamaze kumenya ko n'abaturanyi bacu basigaye badukurikirana cyane. Ubwo rero iyi nyama njya kwihahira mu Bashinwa kuri New Grand Market urahazi. Niho nayiguze. Murabona rero ni inyama ni nk'ibiro akabenz. Se ni nk'ibiro bingahera? Ni ibiro bingahe? Ibyo ni nka bitatu. Ntabwo nari kubyemera. Ni ibiro bitatu tugiye kwifashisha. Ngiye kubereka rero uburyo twakora akabenzi kacu karyoshye igihe wabonye abashyitsi, igihe mufite icyo kunywa, abanywa kavinyo ariyo wayini, abanywa karwayare hari iwacu buri kimwe cyose. Nta rufuko abafata urufuko ngo ngewe narwume nayo nakazi kawe icyanze cyo gatera icyaka kakantu ngiye bakanyweye kirazira kunywa amazi. Ubwo rongeye kubereka kuntu twagategura neza kaka ariko nabuzemo mu birungo nateguye habuzemo tungurusumu. Bitungurusumu nabirimo guys na tungurusumu irimo ariko tugomba kuyibona ahangaha twajyaga tuzigira birahari ibyo bihari neza neza kubera ko ibitungurusumu byacu birasaba kubitonora, ibirungo birasaba kubisya. Dufite ibiseye ariko ubundi byakabaye byiza dukoreshe ibya natural. Nuko nashatse ikingana gute cyose igitungurusumu bikunze kuba byinshi. Nagufasha wenda kubitonora. Twakoze ikosa. Abadamu turi mu gikoni muri mu gikoni mwihangane muri hafi mwumva urwenya rwo mu gikoni rw'abagore babiri. Ngo akabenz. Akabenz. Ndagomba kurira akabenz. Umuntu wumva ashaka ko tumutwara ku kabenz nyine karibu. Karibu cyane murabyumva. Muzi bankaribije Life Care yakaribije Kapi Create. Ari kumuriza ku kabenz. Kamurize dore. Nuko ngiye ko gatera icyaka tutamaye byonyosha. Nigashya ndaguha. Oya na ubwo zo batangira kunywa iki gihe nazabibona. Ibintu byaraheze. Nagira utangura mada sasa Life Care. You don't care about me though. Nabyo mbona tugomba kugira watangura ku saving irakenewe. Bantu banye muramenyera ati umushyitsi nazajya basura mujye mubwira ngo hari bitarashya kugira ngo mumuzimanire. Ibintu byakomeye. Ibintu byakomeye ngiye nababwira ngo ibintu byakomeye mujye murya mujye muva wanyu muri ahubwo.
ubwo rero mbwiye ngo nze mva mu rugo nariye noneho sinagenda kujya akabenzi bahita bankubita bakanyica ariko ni ukuri kose ubwo mwahita mwumva ibaza izina Dorcas ry'igisambo sibwo bwa mbere mwaba muryumvishe guys hoya ntago ndi igisambo turi kwiterera inkuru ngaha nuko twabanje guteka ibyo kunywa biba bihari nabishaka ngifiriga iruhande uyu ntago ajya bumushyitsi mwaramubonye mubona ko tumaze kuba umwe ni tantine ba tantine nyine bagira umva urimana ntago ni imana yewe Yesu bawanyereza agakombe nkateka ndiko right one arewe ndiko nda aha nari kwasesa bayore uragira ugaye none mugabo aha nari kwasesa bayore uteka agakombe kirakwiye rero nugusye kandi ko nari bike nshira ku kindi akabenzi ka bakeza iyi tungurusumu burya tungurusumu ni mbona na ginger washizemo nyinshi tungurusumu ni ikiribwa cyiza cyane buriya wayiriye tungurusumu ukajya no mu ishyamba nkaho hepfo ntabwo igisimba icyo ari cyo cyose n'imibu ntabwo ipfa kukurya ngo bariya abantu ngo hari n'ababyisiga ngo bagiye mu ishyamba n'inzoka irahunga iyo ikumvishe rero murabona izi nyama z'ingurube muzi ibiryo byayo abatazirya nyine bakihangana nakunda ariko nyine ku muntu nibagenda bagahonje bumva izina genda za kubabwira ingene kameze oya niba utazirya rata nushaka uzazireke okay no ukuri da ntuzabwira umuntu ko warira ke abigende gute urahindu baduharire enda ndongera ntago nkoresha tutaronze wowe wagiye ego guys rero mu gihe twari tugiri gutegura amatungurusumu yacu mwayabonye dukoresheje ibijumba bibiri ubwo turi bwifashishe ibijyanye n'utujinja jinja ngizi rero ni nyinshi cyane murabona n'ibitungurusumu byaje twakoresheje n'indimu ebyiri muri bya birungo byacu dukoresha n'igitunguru gitukura nimugire ngo tugiye gushyira ku ziko tugiye ni nko kotsa ariko ngewe kubera kuntu nkunda inyama zidahumuramo ka gahumuro kabi ngiye nzishyira ku ziko nkazigaragura nk'iminota 5 cyangwa 10 zigahita zifata wa mwuka ku buryo n'ubundi zavuyemo amazi mucamo cyangwa hajya amazi abayandi n'aya mazi nyine bya birungo bijyamo bigakora neza bikajyamo imbere byamara kujyamo imbere niho hahandi uzitegereza akanya gato zigaragura zibirandura mu isafuriya kugira ngo akabenzi kacu kazigaragura neza cyagihe bya birungo bimaze gukora n'umwuka uzikubiseho ku ziko nibwo uzikuramo noneho ukazishyira ku iparato naho ushyira ku iparato nayo amazi yose aya mazi urayagira urayaruramo ukayakuramo kuko ibirungo ukeneye biba byamaze kujyamo kandi nta kindi kintu usubira gushyirako ni amavuta gusa uteraho hejuru kugira ngo umuke neza bidafata utera no ku iparato inyama zo niba ushatse urazireka kuko mu buryo tumenyereye ingurube iba yifitiye amavuta rero ku iparato niyo utayateraho niyo wabyokerezaho nta kintu biba bitwaye ngewe rero uraza kureba ukuntu ngenda mbigenza ubwo uraza kumbwira ngo wowe bigenze utya ibi nabyo mugabo wibagiye kutubwira ibi birungo rero nubwo ngiye kubikoresha ahanini ntabwo ari ngombwa cyane ubundi mu kabenzi ibi birungo bitatu gutya nibyo igitunguru ni ukuvuga sumu igitunguru gisanzwe na ginger n'indimu ibi bine ni by'ingenzi n'iwacu nibyo bya mbere ubundi ibi mutabironse nta gipfa wenda n'umunyu burya indya zose zigirwa kunyora akabijya nako ibi bindi rero ni bya bindi bya ruzungu nyine ngo twiyongeze ni igitunguru kiba kirimo nuko nyine aka ni agasenda ariko ntabwo kaba gakoze cyane urakazi mwakabonye harya ngo bakita paprika iyo rero ni nk'akarangi ubundi ahanini iyi n'ubundi ni ya lemoni ariko irimo igitunguru ubwo rero urumva ni bya bindi nyine tuba turimo iyi nayo rero ni igitunguru cy'umweru n'ubundi yego nuko wenda twakoresheje icy'umutuku ubwo rero ibi ngibi nubwo nabizanye abakenera kwifashisha ibi wakibonye ariko bitabujije ko utakenera ginger nyinshi cyane na garlic nyinshi niki nakerekanye akabijya ubwo rero turabisya ntago turi bubikoreshe gutya ngo duhite duterura dushyire hariya ufashe kubisya ndabona kanguha akazi nanjye twahereye muri tungurusumu zacu turongera dushyiramo ginger ariko ginger bayita ngo iki baramutse igitunguru gitukura ginger
dushyiramo indimu ya n'indimu n'intuzesha Jesus ura rero mu gikoni ntugatinye ntuze bajya bavuga ngo banze ukeneye umugabo urasinya nayo umugabo kugira ngo bavuga ngo uri kumena mu gikoni rero mu gikoni ibiberayo amaksida ari ategekanijwe n'atategekanijwe byose ubyiteze ariko rero byose ni byiza turagiye rero gusya za muze reka rero tugiye gusya murabibona rero bya birungo byacu twamaze kubisya ari byo tugiye kwifashishamo hano Capi Create murabibona rero twaseye bya birungo byacu byose ubwo tugiye kubishyiramo noneho tuvangavange muri za nyama nibwo usanga inyama zimeze neza zahiye kiza kanovera ibi birungo urebye uraza kureba ku nyama zihita zisa indimu na tungurusumu bwayo biratwika cyane bifasha rero bimaze kuba byinshi urumva n'ibindi noneho byabaye byinshi turajyaho rero tuzivangavange gutya kugira ngo bijyemo hose ibirungo byacu bize kugeramo biryana mu maso umwanya mari bya bitunguru ndaguhoza ihorere mama byaje pe urebe mu mwanya inyama zireta kwa kundi zasagura tubona zigenda zihinduka zamaze guhinduka kare zatukura zamaze kuba rero bikaba byiza ibi bintu iyo bikoresheje kuri za nyama ugiye gukoresha urabona wenda se ukeneye kuza kuzirya wenda tuvuge uri buze kuzirya nimugoroba nka saa 8 saa 6 bibaye byiza nka mu gitondo ku baba bazifite muri firigo ushobora kuzikuramo uba warayuzikuyemo uzikuye muri difirize mu gitondo ugahita uzikorera ibingibi tugiye kuzikorera noneho washaka waba uzishyize muri firigo waba unazishyize hanze ukazipfundikira biba ari byiza cyane koko iyo ubigize gutya ngewe impamvu mbigize gutya ni uko nkunda guhita nziteka ushaka nko kuzotsa bibereye hari uko wazigira uko ugahita uzishyira muri stove ariko hari nuko wazigira gutyo ukabanza ukazigaragura mu isafuriya zamara guhinduka nk'iminota 2 ugahita uzishyira ku gaparato ukazotsa ako niko kabenzi urya nikakugireho ingaruka noneho kakandi wokeje straight rero ukagutera inyota kagutera inyota akaba ari akamavuta noneho kakaba kana inyota mugenzi abaronse abakiriya kugira zo umushorana babandi shawa zidandaza hariya hanze bantu hari abantu bazi muri Komesa Zambia Komesa ahantu isoko rihurirwamo n'abarundi abanyarwanda ni Komesa nyine market habamo akabenzi urakarya ukibagirwa inzira yakujyanye tongura kubona nazananye hehe kararyoha akabenzi kabo dore nibi bakoresha bayibaza ngo bakoresha ibiki rero dore ni ibingibi umuntu wakotsaga bakwigishije nyine ni umutanzaniya wagiye abinyigisha akaba karyoshye akabenzi karimo nanjye aragahora kwigisha ko nanjye ndizi ntabwo nzasubira kwiga ibindi ugenda ujya bishanda ingo bampeka ingo twige akunye ndagushyiramo akunye ko ugashyiramo ntacyo biba bitwaye niyo wagashyiriramo ku ziko ndabuyike muri ibyo rero wamaka ngaka aka pepper lemon wambira nuzuze gake cyane aka ibi ni inyongera ubundi birungo nibi twashyizemo birahagije niko nekereza kaga pepper lemon mwakabonye niko twashyizemo icyo gitunguru cy'umweru karakeneye kuko twakoresha igitunguru gitukura dushyiremo n'icyumweru cyumye cy'agafu gake cyane rwose kaba gahagije kumura neza bitarajya agapaprika nako duhumura nk'utugisi
agapiripiri nako tukubitemo tubirungarunga ubundi n'abakunda agapiripiri ugomba ushishiraho iyo wifuza yose weza uko bihumuye nk'ibitetse bihumuye nk'ibitetse nyine nanga birahiye aroza gwa ko ngo byahiye wagira ngo ni agasosi ariko neza nakunyishiramo ngaho ugende nakunyu ndashyiramo mbane bindi shyiramo mvange ubundi muntu ukunda akabenzi karibu ntabwo tuguhesha rero mufata burya shyizemo gake nanjye nabibonye uyu wabagwaye gusa nuko no muri biriya birungo burya ibyinshi usanga birimo akuru ako gapeparoni ariko ushyizemo gake biri byahumuye nzagurira aka gapira kanjye igitunguru naje mu gikoni niyambariye turete aha waje warimbye ino wambara amataburiya ukaza ugakora amataburiya se gisiri mama afungaje kwashyize uyu munsi nayikuyeho aha naje nigize mama afungaje ahora mu ntuza ari mu gikoni wakarongo budapfa ubusa ko kuri guhumura neza cyane ariko biri kundya amaso yahiye nza kurondera ya plato no kotsa cyangwa tubanza guteka hajya ndazigaragura ndondera isafuriya ukeneye igisafuriya cyo kuzigaragura urabona rero uzikoze gutya wibereye mu rugo warangiza ugahita uzishyira nko muri ugahita uzireka gutya ukazipfundikira nk'iminota 30 30 cyangwa 45 no gushyira muri firigo no muri firigo mu ntuze mu mbeho bica bigenda bigafatana n'ingoga ibitunguru biranyishiga sorry arahiye madame umugore mu gitenge ubundi abagore muri Afurika bateka afite igitenge igitunguru cyakuryoheye tugira uki twajya ndabona mutuku gombe this one ndakongera kandi igwe n'akarangi rero haba harimo n'akarangi urabona aho byahinduye umutuku gutya teramo gake ariko karaba karyoshye aka kabenzi rero murabibona rero kubibona rero hano twamaze kukavangavanga urabona ko kabaye nk'agahiye kubera yatunga urusumu na yandi mu birimo nibyo byabigize gutya rero sinzi abo kuri kamera niba bari kukabona uko kaba kameze kaba kari guhumura neza ariko mwabantu mwa amaso yanjye arahasigaye ubwo rero tugiye kugashyira mu isafuriya tukagaragure nta mavuta nta mazi ugashyira ku ziko gapfundikira koko zirahita zibyarira amazi yo kugira akabenzi bamama akabenzi ubwo rero urabona hano noneho twakuye ku ziko urabona ko n'ubundi zimeze nk'iziba zihiye tuzigaragura iminota 15 iminota 15 rero ubu ngubu aho bigeze uhita uzishyiramo hariya mu ifuru hasi akabenzi kacu mu kanya kakaba karumutse ukaba wakatiraho agatunguru waba ufite n'ifiriti hasi aho ngaho ugakubita ukarya n'ifiriti ngo bayitetse ubundi ukiberaho nakubwira iki ushyira mu ifuru rero aho bigeze amadogere angana gute dogere ni 350 ndumva ihagije kubera ko aha ho zingana gute zahiye kiringo haryo ubwo ni iki ikirundi ni kinyarwanda iminota 10 kaba karangije kuma 10-15 kaba karangije kuma kuko karahiye muri kukabona akabenzi kacu ko kameze umukameramani ni uri guseka kameramani twashyize mu ifuru hano rero tugiye kuzisubiza mu ifuru kugira zize kumuka zibe zisa neza koko zumukira ku ziko nta mavuta nta kindi kintu twashyizemo uko twazikoze n'ibyo birahagije 15 minutes stop it murabibona rero kakabenzi n'umunyeshuri wanjye turagasoje murabona ko n'indi iryoshye twagakoreye n'agafiriti ku ruhande n'utuboga urabibona gute rero akamoto nako akamoto ariko gahumura umunyarwanda utari bumenye ikirundi ngo akamoto agahumuro kabyo uko kari guhumura
warya se ukabereka ko biryoshye gashareka wakarabye nakarabye wambwiye ko njya nakarabye koko nzajya mubafasha wowe wakarabye ego mana umuntu yaba ari mu gikoni nakarabe aha ko mundeba ndabaha njya mureka turye ibyacu mugomba kujya ko namwe umuntu ushaka kuvumba naza arya urayongera ujisho ubwo tugiye uri niyo tugeze ahubwo turahonja biraryoshye mwabantu mwe guteka ahantu hari ibikobwa n'ibisore biragusetsa ugashiduka wasetse mujye mutwihanganira ubwo rero mu gikoni turahasoje murabona twe turi kubonja twumva uko bimeze ni ibiryo byiza cyane we twatangiranye video yose ukaba uyirangije karibu no kumva uko akabenzi kamera ariyo nyama y'ingurube jene banyumva indyoshya biranye wenda ndi kubona peti yakwisha mwabana mwumutumira afite hano afite abashyitsi mu nda waje wambaye akantu nyine kadakora nta n'umenya ko nariye mwabonye nta n'umenya ko nariye batatine banyu ntiwareba baba bari muri mwari reka dore umudigi umaze kuzura duteka turya tukarinda dusoza ubwo rero twari tuzanye ngo murebe ibyo twatetse uko bimeze wowe twabanye rero muri iyi video tukaba dusojeje imana y'amahoro ibane namwe kandi turabinginze mukomeze mudukore subscribe mukore share kuri buri wese njye ntabwo gusharinga kuko njye nzi ibyo ndikora sharinga sibyo njye nabyumviriye namwe mudukurikira mugende mubitegure muze musharinga ibyo mwumvise kuko tubabwiye ngo genda musharinga iyi YouTube nyajya aribaza uko One is looking for money, the other one is looking to teach. Gende kwirira. ya pendo kuri iki gice cyose nibagikuyemo bagikora bagishyira he mugumize uko nyene koko turazebye none se ndi gusezera ikiganiro kikongera kigatangira amayibo wanjye waruhaze ahubwo wampaye yesu we noneho umutumirwa dukozeho dore aratumye ndira n'ukuri muri bo none se ndasezera akagaruka kabaye Damn, look at this one. ubusezera gende ko ndajya gende ko ndajya When I what? nese ubundi urako When the camera's still rolling. umutumirwa mfite rwose afite abashyitsi mu nda ararya ndapakira wabonye n'isaha yanze kugira ngo dusoze hano hose ndazashyirayo yanze kugira ngo dusoze ndasezera akongera ese iyi ni YouTube cyangwa ni comedy ngo turi muri komedi ngaho babwire ngo basezere basi bazanya komedi gende ko ibisigaye ntundonde reka tubashimire mumbabarire rwose umunsi ibintu byambayeho nanjye simbizi umutumirwa yaje yariye urusenda yansekesheje birapfa byose hano mutubare tubasezereho babona ko ibintu birakabije hano hari urwenya naho twakoreye inkumi ziruzuye hirya no hino turakubita hirya tugasanga basetse bagaramye uwo turi kumwe nawe akankubita urwenya nakwiye ko umuntu ndasezera ukarya uko dore nk'ubu ndasezera umva mwakoze turabashimiye mwe mwagumanye natwe yewe n'umunsi twateguye ngo icyo bita akabenzi umva ni ukuri nimubona yishinga gutwenga agenda kurya iyo mbika nije ndahazi mwabonye wabonye muri ko muraraba mwabonye ndafise n'agafuka ngo yagize atya ubwo ndashyira ino nongera nshyira hano ibintu bigende neza kubera kuryoha ngaho sezera njyewe bye kuri
Life Care ndaseze asigaye Kapi Create ntibagire kugenda gukora subscribe nkuko Life Care aheje kubivuga umva yagiye gutwengera hari inyuma ariko n'umugaruka ngabazi kutwenga nta kibazo murakoze cyane murakoze turabakunda naho ubutaha yari Mama Kapi na Life Care bye bye